bazigira imana zabo muri iyi minsi hayiwa zota eneboya silemando darayi zoleka tutaye muri iyi minsi dufite ibintu twimitse nishimwe tuta eneboya si njya mbigereranya n'ibikorwa kuko impamvu ibikorwa njya mbibona hari abantu muri iyi minsi imana ishimwe bafashe ibintu by'imana bafata inkoni y'imana yaje muri iyi si barangije bashaka kubivanga na politiki bafata ibintu by'imana baravuga ngo ntago ngo korona iriho ngo ahubwo ngo ni uburyo bwo gushaka amafaranga reka mbasobanurira ako kantu ejo bundi nabonye mbona haje icyorezo hahandi bavuga ngo ni bizinesi mbona noneho bahinduyemo kuvuga ngo byashoka ko ngo intambara iciyeho ngo intambara iraje kubera ko cyari icyorezo cyari kiri bibwira imana ishoboye byose kuruta ukubitekereza wowe uruhijwe n'urugo ukararurira ukumva inzitane zibaye nyinshi bibwira imana ishoboye byose kuruta ukubitekereza. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana niwe tugiye kubana muri iri vuga butumwa. Ni munyemerere dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Mwiriwe neza. Amakuru turashima Imana. Wow, tuguha ikaze ku Iyobokamana TV. Yego murakomeye naguma mu rugo kubera Imana nta kibaho Imana idafite impamvu ya birumvikana. Iyobokamana twebwe tuba tugenda niyo mpamvu tugenda tukarenga intara tukarenga n'izindi ariko kandi tuba tugenda twubahiriza amabwiriza ya kwirinda COVID-19 kugira ngo ibintu byose bigende neza. Nimureke ntangire mbibwira n'abantu cyangwa mbibasaba ko bakwiye kwubahiriza nyine amabwiriza nk'uko wayashyizweho kugira ngo bidufashe guhashya kino cyorezo. Esther umeze neza rero urakomeye? Ndashima Imana Yesu arandinze. Wow, nubwo namaze gutangira kukuvuga ariko uratangira no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri vuga butumwa. Haleluya. Amen. Icyambe ndashima Imana. Imana iri kubana natwe muri ibihe bitoroshye. Amen. Ikindi ndavuga ko na nyuma z'iri Imana igibasha guhindura ibyanze guhinduka. Niko bimeze. Nanjye mugiye kubana nanjye abagiye kubana nanjye amazina ni Nyiraneza Esther. Ndi umubyeyi w'abana 3 abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Yesu yamaye bikomeye. Amen. Haleluya. Yabaguhaye bikomeye? Yego. Okay. Birumvikana turi kumwe n'umubyeyi w'abana 3 nkabyumvishe bamwita mama. Ni mama nde mama? Mama Fiona, mama Fabiola, mama Dieme, byose uko ushaka kunyita uko nguko. Buriya si iryorohera abantu ukunda kumva bakwitana. Mama Fiona. Mama Fiona niwe mfura yawe? Niwe mfura yanjye. Okay, reka nanjye ndibuze gukoresha mama Fiona. Mama Fiona ni muntu ki mu myizerere, akora iki mu murimo w'Imana? Mama Fiona ku bantu basanzwe banzimo gakeya n'abatanzi bagiye kumbona uyu munsi ndi umuvuga butumwa, ndi umuhanuzi w'Imana, ndi umuhanzikazi, ibintu byose Kristo anshoboje ndabikora. Yego zikora umututa arava muri Yesu. Bijya byemera. Uranaririmba? Ndanaririmba. Okay. Ati ndi umuhanuzi ndi umuvuga butumwa. Nibwire ko nta buhanuzi utuzaniye se wenda ushaka ko abantu bari buze kumenya ngo tubuze kuguha umwanya mu kiganiro ubutambutse cyangwa uracyasenga? Burya ikintu cya mbere nicyo kiri kwica abantu muri iyi minsi. Ntago ubuhanuzi burarana ahubwo ujya kubona ukabona Imana hari ibyizanye. Yego. Ushobora kuba uri kubwiriza ijambo nka rino jambo ngiye kubwiriza ngiye gucisha kugira ngo isi yose yumvikane ko mu ijuru hari Imana, ugasanga nk'Imana imaye nk'ubuhanuzi bwabo nkabubahereza. Yego. Naho
ugiye kuvuga ngo buri teka uhora wicanye ubuhanuzi waba uri umubeshyi cyane. Okay. Yego. Bakunda kuvuga ngo iyo Imana yifuza cyangwa ishaka kuzakoresha umuntu ibintu bikomeye ibanza kumucisha ahantu hakomeye cyangwa mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone nyine uburyo abone inkomezi zo gukomeza abandi. Mama Fiona w'umuvugabutumwa w'umuririmbyi w'umuhanuzi urumva ko Imana imukoresha mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ni muntu ki muri make yanyuze hehe kugira ngo abadukurikiye babashe kukumenya neza? Murakoze cyane. Uretse ko wenda atari ubuhamya tugiye kuvuga ijambo ry'Imana nge ndumva nshaka kurya kandi nkanagaburira n'abagiye kurya. Ndabizi neza ko twese harimo abashonje ariko harimo n'abadashonje, ariko ndahamya neza ko muri Kristo duhora dushonje. Iyo uvuze ko wahaze ntago ubuza Imana, ariko mu bikomeye byari nk'ubuhamya bwo wenda tuzabutanga undi munsi, sibyo ko rimwe na rimwe njya mbasha kubutanga, ariko naciye mu bikomeye utanabasha no kuvuga. Ndi muntu wa undi wahuye n'intambara zikomeye nabanje kuvuga ngo nabonye umwana bigoranye. Nabonye umwana ari intambara zikomeye. Ndumva narabyaye maze imyaka 5. Yesu we. Kandi nashatse ndi umwana muto mfite 14. Njya ngunda kubwira abantu ngo se ubwo wari uzi iby'urugo, ariko Imana ijya yemera ko bibaho. Ubundi hari ikintu njya ngunda kubwira abantu ngo impamvu y'umuntu ntago yumvikana impande y'Imana, ahubwo impamvu y'Imana yumvikana impande y'umuntu. Okay. Haleluya. Niyo mpamvu ngubwira ngo uretse no guca mu bikomeye ahubwo naciye no mu mahwa. Burane bashaka ubuhamya kuko niba n'urugero ndahamya neza ko Joya ndagukunda cyane urabizi. Si ubwa mbere waba umbonyeho, hari n'ikindi gihe ugeze umbona. Uribuka ko bwa mbere unsanga wansanze ahantu hatari hano. Nago hari hano. Ariko ko Imana uko bwije nuko bukeye Imana igenda ibasha gukora uko bwije nuko bukeye. Rero naciye mu bintu bikomeye cyane. Hari igihe uburara, hari igihe uba mu nzu bakakwirukana, hari igihe udahura n'abantu ngo bagusure. Tuzatanga ubuhamya. Icyo ndashaka kurya. Okay. Reka tudatinze noneho tuguhereze umwanya utugaburire ibyo wateguye. Imana nyine kuyobore utanga ubutumwa ufitiye abatuye isi kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kugenda bwaguka. Nyemerera ngo ushyire imbere y'Imana, nsaba imbaraga z'Imana kugira ngo zize zikorane nawe iby'ubutwari. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje. Haleluya. Tugushimiye kuri Imana nziza, ukaba uri Imana ikiranuka muri byose. Ubuntu n'inama zawe udahwema kugira abantu bawe. Nguyu umugaragu wawe ari imbere y'abantu. Data wera yambaye inyama n'amaraso rwose, nta nubwo yarakwiye kubumbuza iminwa ye ngo abone icyo yabwira aba bantu bakurikiye Iyobokamana TV. Ariko turakwinginze cyane kugira ngo umukomeze, kuko ukomeje arakomera. Mwami Imana reka kubera impanda wivugire. Icyo duheje ni imyuka ya kirogoya yose mu izina rya Yesu. Ahubwo turaritse umwuka wera w'Imana kugira ngo azabane nawe muri rivuga butumwa. Gaha imbaraga zawe n'icyoro cyawe n'ibiganze mu izina rya Data twese ry'Umwana n'umwuka wera. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Joera nubwo umaye umwanya ukanansengera ni byiza sinanagupinze. Ariko ndanabikunda cyane. Simpinze n'abandi banyamakuru, ariko hariho n'umunyamakuru utanagusengera. Ariko shimye Imana kubashe no konsengero kanzamura imbere y'Imana. No mu rusengero tumenyereye ko ugiye kuzamura ijambo ry'Imana hari umuntu ugusengera. Ariko nanjye ndi kumva nshaka ko tubanza tugasenga. Ngaho nawe ishyira hakawe rwose. Kuko iyo ndi gusenga mba numva amavuta y'Imana ari kugenda amanuka. Imana ishimwe. Turagushimye kuko uri Imana nziza. Tugushimye kuri Imana yacu idukunda. Twebwe udukunda tutarabo gukundwa. Udukunda turi mu isi yanduye, udukunda turi mu isi y'ibyaha. Udukunda turi abanyabyaha ukatwitaho. Kristo wacu ntago data yadukunda, ntago anko yadukunda, ntago musaza wacu yadukunda, ntago bamasenge badukunda, ariko wowe uradukunda ukatwitaho. Kristo wacu mu ijambo tugiye gutambutsa, ijambo ribi ryo komora imitima y'abantu. Iri
ijambo ribi ryo kumenyesha ko tugufite kandi tukigutegereje. Erega ujya kuzamuka wegeze uvuga ngo ngiye kugenda ariko simbasize mwenyine, ngo simbasize nk'ipfubyi, ahubwo mbasigiye rata Kristo data leta yasire mando darayi. Urangije uravuga ngo hari udusigiye, kubera ko umwuka wawe wera wamudusigiye abasha kudufasha muri iyi si. Ndakwinginze ngo umwuka wawe wera abari usobanurira isi yose babashe kumenya kuri Imana. Naba ari twebwe izina ryawe rishimwe, yaba indirimbo ndi buririmbe, ryaba ijambo ryawe ndi bucisheho Kristo, ubashe kunsobanurira kandi usobanurire n'abagaragu babajakazi bawe. Turabwira abantu bose bari mu bihugu bitandukanye babashe kumva ijambo ryawe kandi babashe gusobanukirwa kuri Imana. Turagushimye. Umunyamakuru umugenda imbere, umujyi inyuma, abe hagati muri wowe kugira ngo abashe kumenya kuri Imana, kuko ibi ngibi utabimufashijemo ntibyakunda. Turagushimye rero kuri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ndimo ndatangariza amahanga yose mbabwira ko mu ijuru hari Imana. Hari umuntu ushobora kubwira ko hariho Imana muri ibi bihe bikomeye, niyumve ko Imana iriho. Buri muntu wese afite gahunda yo gutekereza ibye mu mutima wiwe, ariko ndababwira ko ikintu cya mbere dutekereza Imana, kuko Imana ariyo yemeye ko ibi byose bitubaho. Ikindi cya kabiri ndabwira abantu b'Imana bari muri iyi si, kuko ndamya neza ko nta muntu wa Satani njya nemera njyewe kabaho. Impamvu njya nemera, twese twaremwe n'Imana kandi turemwa mu ishusho y'Imana, turi abana b'Imana. Ikindi kintu ndi kubwira abantu b'Imana nuko babasha kumenya ko hari impamvu yatumye yuko twakabaye turi mu rugo twice turi muri guma mu rugo, ahubwo dusobanukirwe tumenye ko ijambo nyiri jambo ngo yabanye n'abana b'Imana, ngo kandi ijambo niwe wabanje kubaho. Ijambo ritarabaho twebwe ntabwo twabaho, ariko kuko ijambo ryabayeho, haleluya, niryo ribasha komora ibikomere twabashije guhura nabyo. Ijambo ry'Imana niryo ribasha gukuraho iguma mu rugo. Ijambo ry'Imana niryo ribasha gukuraho amagambo ari kugenda avugwa muri iyi si. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Icyambere, haleluya, icyambere ndashima Imana ko Imana yemeye ko rata mbasha kuyivugira nkakurikirwa n'isi yose. Hariho abatabikurikirana, yego ndabyemera, ariko 90% bari bubikurikirane babashe guhabwa umugisha n'Imana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ikindi nshaka kubanza kubwira abantu, nshaka kubwira abantu ko ntabwo iyo turi kuvuga Imana tuba dufite izindi nyungu, ahubwo tuba dushaka komora imitima y'abantu. Abantu barakomeretse. Haleluya. Nubwo ijambo tutakibasha kuri agaciro, ahubwo twimitse ibyacu, twimitse ibyo twikorera, ahubwo nitwimika ijambo ry'Imana. Ariko birakure ko muri iyi minsi twimika ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Ngiye gutangira ndirimba indirimbo ya 169 ikunda kumfasha. Ntago ari njyenyine nawe igufashe wo kurikiye Yobokamana TV, nukuri kandi nigufasha nanjye biranezeza. Nkunda kubwira abantu ngo Yesu ni udufasha mu bintu byose bikomeye. Haleluya. Kuko atadufashije ntago twakibeshaho, ariko yafashije nubwo yahura n'ibikomeye, nubwo bamubwira ngo guma mu rugo n'amezi 3, ahora avuga ngo Mana hari impamvu utumye ko bibaho. Haleluya. Mana ishimwe. Ni 169 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Tuyirebe kandi dufashwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Mirimo y'Imana ngenda yikunda cyane, iyo ndi kuririmba ndafashwa, dore ko ndi n'umuhanzikazi. Nabikunze bitewe n'ukuntu najyaga mbona abantu baririmba nkumva ndanezerewe. Reka dufatane uyu muririmbyi turirimbe mu izina rya Yesu. Mana nkuko wafashaga basogokuruza, niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere, umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo budashira iteka. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro.
tugufite nitwifuza undi murengezi, undi murengezi. Imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose uruko wahoze, uruko wahoze. Imyaka ijyana iby'iyi si nk'amazi ahurura, bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu, nk'inzozi z'umuntu. Imyaka ijyana iby'iyi si nk'amazi ahurura, bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu, nk'inzozi z'umuntu. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengere tugeze kugupfa, tugeze kugupfa. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengere tugeze kugupfa, tugeze kugupfa. Haleluya, amina. Mana ishimwe. Amen. Ngo Imana ngo ijyana iby'isi nk'amazi ahura. Haleluya, ngo bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu. Haleluya. Jowe, Imana ijyana ngo iby'isi turi guhura nabyo ngo bikibagirana ngo nk'inzozi z'umuntu. Amen. Haleluya. Abantu turarota ariko bwacya mu gitondo ukibagirwa ibyo warose. Mana ishimwe. Urarota ukarara urota ukagira ngo wahereye mu gitondo, ukagira ngo wahereye mu gitondo mara iminsi 3 uri kurota, ariko ngo byibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu. N'iyi korona byashoboka ko yakibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu. Haleluya. Ngo kuko ngo Imana ijyana iby'iyi si, Mana ishimwe, ngo bikibagirana ngo nk'inzozi z'umuntu. Haleluya. Mbe Imana hagati muri twebwe igira ibyo ihurutura. Haleluya. Ibijyane n'ibirangiza byibagirane nk'inzozi z'umuntu. Mana ishimwe. Haleluya. Ngo kandi ngo Imana yadutabaraga mu minsi ya kera. Mana ishimwe. Ngo nanone ngo izongere ngo iturengere. Haleluya. Ndi kubwira umunyarwanda uko yatabaraga kera, uko yatabaraga hakiri nk'abahanuzi ba kera. Haleluya. N'uyu munsi iba ari kwidutabara. Nanone uzaturengere tugeze kugupfa, tugeze kugupfa. Mana ishimwe. Nanone ngo izaturengere. Ndi kubwira umuntu wese ukurikiye uyu munsi, uhereye umunsi Imana imurengere. Haleluya. Kugeza kugupfa kwiwe. Mana ishimwe. Imana itakurengeye nukuri ntacyakorwa. Imana itakubereye iruhande ntacyakigera gikora. Sinzi muri ryaririmba aravuga iyo ushaka kugera kure ngo ujyana na benshi, ngo ariko ushaka kwihuta ngo ugenda wenyine. Ngo ni koko kuvuvutse uterageranwa, ngo kuva mu buto usiganirwa, ngo nuwagukikiye. Haleluya. Zotaya sire. Ngo nuwagukikiye ntago yarazi icyo uzaba cyo, ngo ariko icyo uri cyo munsi wakigizwe nayo. Haleluya. Mana ishimwe. Icyo uri cyo uyu munsi wakigizwe n'Imana. Haleluya. Ntabwo wakigizwe n'umwana w'umuntu, ahubwo wakigizwe nayo. Ndi kukubwira ngo wowe ukurikiye, uri kunkurikirana cyangwa se ukurikiye Iyobokamana TV, wowe uyikurikirana buri munsi, ntabwo icyo uri cyo uyu munsi bene wanyu bakigizemo uruhare. Nta nubwo icyo uri cyo uyu munsi, no, ntabwo ari wowe wabigizemo uruhare, ahubwo Imana rata yoyo. Kuko n'uwagukikiye ntabwo yarazi icyo uzaba cyo uyu munsi. Ntabwo wagukikiye yifuzaga ko waba uri umukene, yakifuje ko wakabaye uri umukene, ariko byabaye ngombwa Imana irabyemera umunsi uri umukene. Haleluya. Icyo uzaba cyo rero Imana nibigira mu ruhare. Katwisomere mu ijambo. Mana ishimwe. Ndimo ndumva ntangiye gufashwa. Haleluya. Nkuko wafashaga abasogokuruza
natwe uzaba ari kuzadufasha. Amen. Haleluya. Uko Imana yafashije abasogokuruza, haleluya, ntawe ari kigufasha muri iyi minsi. Ndi gutangariza itangazo rivuye mu ijuru ngo uko Imana yafashije basogokuruza bacu, uko Imana yafashije Abisirayeli, uko Imana yambukije ubwoko bw'Imana, uyu munsi bari kwikwambutsa ibigeragezo uri guhura nabyo. Haleluya. Uyu munsi iba ariko ibasha kukurenza inkombe kuko Imana ni umukozi w'umuhanga. Haleluya. Haleluya. Ayi Mana we, ndumva ndi gufashwa cyane. Eka dusome mu Kuva, igitabo cyo mu Kuva. Maze iminsi numva mu mutima wanjye nekereza kubwira abantu, ubundi mu Kuva sinzi hariho abantu bajya babyitiranya ukavuga ngo kuva ngo uvuye. Tujye dufata ijambo ry'Imana, turigira ijambo ry'Imana, ntitugafata ijambo ry'Imana ngo turyitiranye n'inzaduka z'iki gihe. Haleluya. Tugiye gusoma igitabo cyo Kuva ibice 32 umurongo waho ni uwa mbere. 32 umurongo waho wa mbere. Imana ikomeze ibane natwe muri byose, dufashwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu kuko Kristo ari umwami wacu, akomeza dusobanure mu ijambo. Reka nkubwire wa mukobwa gusobanure mu ijambo, reka nkubwire wa mupapa gusobanure mu ijambo, reka nkubwire wa mubyeyi gusobanure mu ijambo, reka nkubwire wa mukecuru n'umusaza gusobanure mu ijambo, wa muzungu wa mwirabura agusobanurira mu ijambo. Mana ishimwe, Mana igusobanurira ibidasobanutse muri uyu mwanya, igusobanurire mu ijambo kuko ijambo niryo nyiri ijambo. Haleluya. Nta kizatuma ngo imigambi y'icakura itabasha kukujya, ariko n'ikizatuma Imana itabasha kukurengera. Haleluya. Ndabizi neza kuzahura n'ibigeragezo bizakuzaho bizanakugeraho, ariko nta kibuza umugambi w'Imana gusohora. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Uzagerageza kwishakira izindi mana mu maso yawe, uzagerageza kwishakira icyatuma wirengera, ariko nta kizatuma umugambi w'Imana kwitwa ko Imana ari Imana. Haleluya. Nta kizatuma ko Imana izakomeza ari Imana. Uzihimbira amagambo ubasha kurema ibitaremetse, ariko Imana nizarema ibyaremetse. Haleluya. Mana we, ndumva ndi gufashwa mu izina rya Yesu. Kadusome umutwe w'ijambo ry'Imana uravuga ngo Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana, haleluya, cy'ikimasa mu izahabu. Dusubiremo mu izina rya Yesu. Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana nk'ikimasa mu izahabu. Dusome umurongo wa n'uwa mbere. Ndumva waba uri hehe, aho waba uherereye hose, ijambo mbabara utega amatwi kuko ijambo nibwo buhanuzi bwa mbere. Byashoka ko nagwamaga kuri telefone nkagusengera nkakubwira imirimo y'Imana, ariko burya nkubwiye nufashwe ku munwa uwafashwa no mu ijambo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abantu babonye Mose atinze, haleluya, abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni. Hari abazaguteraniraho. Bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose, umuntu wadukuye mu Egiputa, haleluya, wadukuye mu gihugu cya Egiputa, tutazi icyo abaye. Mirimo y'Imana. Aroni arababwira ati, mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu, muzinzanire. Mana ishimwe. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni. Aroni, haleluya, arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka. Baravuga bati, iki nicyo Mana yawe, wa bwoko bwa Isirayeli we, haleluya, yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ngo ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ubu bwoko bw'Imana ngo bwabonye, haleluya,
ngo bwabonye rata ngo Mose atinze. Mana ishimwe, nawe muri iyi minsi uri guhura nayo wabonye Imana itinze. Haleluya. Urangije kubona Imana itinze uravuga ngo reka niremere izindi mana mu maso yanjye, kuko ngaba abantu ngo babonye ngo Mose atinze. Kuko Mose niwe wari warababwiye yuko, haleluya, niwe wari warababwiye yuko abakuye muri Egiputa ngo babone atinze kugira ngo Imana ibarengere. Haleluya. Byashoboka ko muri iyi minsi uri kubona ko Imana yatinze kubera guma mu rugo iri guhoraho. Haleluya. Abantu muri iyi minsi bafashe imana zabo. Reka mbabwire ukuntu imana zabo bazifashe. Iyo bavuze Imana ngenge mbegeranya n'ibikorwa. Imana ishimwe. Tuta eneboya si njya mbegeranya n'ibikorwa, kuko impamvu ibikorwa njya mbibona. Hari abantu muri iyi minsi, Imana ishimwe, bafashe ibintu by'Imana bafata inkoni y'Imana yaje muri iyi si, barangije bashaka kubivanga na politiki. Mana ishimwe cyane. Bafata ibintu by'Imana baravuga ngo ntago ngo korona iriho, ngo ahubwo ngo ni uburyo bwo gushaka amafaranga. Reka mbasobanurire ako kantu nkomeze ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubasobanurira aka kantu mubanze mutuze. Mana ishimwe, igihugu cyose twabuze ubusobanuro, ariko ubusobanuro ni Kristo. Haleluya. Iyi korona twayiburiye ubusobanuro, haba mu basenga muri twebwe, haba mu berekwa bakomeye, haba mu babishopu bafite insengero zikomeye, babuze ubusobanuro, ariko ubusobanuro bwa mbere ni Kristo. Haleluya. Niyo mpamvu buri muntu wese uramugeraho ngo ni business. Hari ikintu najya ngenderaho cya business. Business ushobora kugira ngo wunguke. Nkanjye w'umucuruzi, business iyo nagiye kurangura imari mba nzi ko byanga byakunda negereje inyungu kugira ngo nunguke mbashe gutunga umuryango wanjye. Impamvu mvuga ngo mbashaka gutunga umuryango wanjye, niba ndanguye imari 500 mba nyendeyeho inyungu 1000 kugira ngo ninjize. Ntago iyi business rero ya corona yabiriho, nago nabyumva. Impamvu ya mbere ndi butange kugira ngo abantu basobanukirwe, niba hafashwa abantu 1000 banduye, njya nkunda kumva amakuru ndayakurikirana. Umuntu udakurikirana amakuru niwe uvuga ibyo bintu, ugasanga 1000 kiri kwa muganga, kandi leta niri kubasha kugiramo uruhare kugira ngo abo bantu baboneke. Bari gutanga ibiryo birakomeye. Hari muri karito ujya kumva abantu ngo batanze imifuka ngo y'ibigori, ngo batanze imifuka y'imiceri, ngo batanze ngakahunga, ngo batanze ubuto, abantu bakarya. None simamya ko iyo mifuka yasohotse no mu bantu bafashwe wenda baciye amande, kuko batagendeye ku mabwiriza ariyo yo kwirinda covid, yo kuba bambaye agapfukamunwa nabi, cyangwa se byibuze yo kuba wenda n'urugero batari gukurikiza amategeko. Simamya ko amafaranga y'amande batanga niba bagufashe rimwe mu kwezi cyangwa mu mezi 3, simamya neza yuko muri amezi 3 ushobora kuba wakishyurira ibiryo bahaye abaturage. Ahubwo muri iki gihe nyemerera wemerera Imana. Joel, reka nkubwire ikintu kimwe. Haleluya. Amen. Nyemerera mvugira ijambo nawe uryumve. Imana ishimwe. Nyemerera mvuga aka kantu kumve. Impamvu mbashe kukubwira ngo nawe ubikurikirane ubyumve neza. Ushobora kuba nawe utarasobanukirwa wenda uri aha hantu, ariko wenda simamya ko utarasobanukirwa. Imana iyo wayibibyeho ibyiza, Imana iza kugusarurira. Haleluya. Mugafatanya kuko waragiye gusarura aho wabibye. Impamvu usarura aho wabibye nuko mbizi neza yuko Imana iyo wayibibiye neza yoyo nago yezi ibyo utekereza, ahubwo yezi kubye. Haleluya. Rero bifata ibintu ngo babigereranye n'iby'isi n'iby'Imana. Nibemerere tubane n'Imana. Nubwo Imana yatinze ariko igiye kuza. Ndakubwira wowe Imana yatinze ku buzima bwawe, uyu munsi Imana igiye kuza. Ngo barangije ngo bamaze kubona ngo Imana yabo yaratinze. Hayiwe, hari abantu muri iyi minsi bari kwishakira inzira, babonye Imana yaratinze. Hari abantu bari kuvuga ngo ntago iki cyorezo ngo kiriho. N'ubundi mu minsi ya nyuma ijambo rirabivuga neza ngo hazabaho uburwayi bw'inzaduka. Kristo wenda afashijwe, hazabaho uburwayi bw'inzaduka, hazabaho ibyorezo by'inzaduka. Wenda ntago ari njye kurangiza isi, sinange uri kubwira abantu iminsi ya nyuma, ariko byashoboka ko no muri iyi minsi ya nyuma, kuko ntago tuzi iminsi ya nyuma igihe izatangirira, ariko nuko tuzi neza ko mu minsi ya nyuma hazabaho indwara z'inzaduka. Haleluya. Amen. Yasirezo ta enebo mando dara. Hazabaho ibihe bikomeye, kandi ngo hazabaho ibihe bigoye. Reka mbabwire ukuntu ibihe bigoye. Jowe, ejo bundi hari ku wa kabiri, ku wa gatatu,
nari nagiye gukorera Kicukiro nibwo namenye ko ibihe bigoye koko nari mfite amafaranga anyemera kuba nagera iwanjye wanzanira tagisi vatiri nari gutaha wanzanira indege igera Kamembe kandi sinahi Kamembe nari gufata nkataha ariko naje n'amaguru ndinda ngera iwanjye kubera ibihe bigoye. Haleluya! Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biri twari gufata rero ibihe bigoye ngo tuve ku Mana yacu ngo twiremere izindi mana, ahubwo ni dufate ibihe bigoye tubisenge. Haleluya! Twere kuvanga igihugu ngo gifitemo ngo uruhari kuba korona iri kuza, ntago mpamya yuko bafata igihugu n'imisoro yinjira, nibarangiza ngo bafate ngo bafunge ngo abantu bose nibagume mu rugo, kandi bazi neza yuko twebwe babacuruzi tugurirwa n'aba bantu bagumye mu rugo. Haleluya! Amabake atanga amafaranga kuko hari abagiye kubikuza. Imana ishimwe. Nzabikuza kujya ngo njye kurangura, undi nawe azabikuza ngo aze guhaha, ariko uyu munsi ariguma mu rugo. Byashoboka ko uyu munsi haleluya, byashoboka ko uyu munsi mu bihe bikugoye wiremeye indi mana mu maso yawe bituma uvuga ibitakwiriye kuvukika, ariko Imana ikurengera igusange mu rugo rwawe ikwereke ko uyu munsi hariho n'inkoni y'Imana. Haleluya! Erega twafashe Imana tuyivanga na Satani, ubu turi guceza abami babiri. Ijambo ry'Imana ryagize rimbwira, haleluya, ngo nitugaceza abami babiri. Kristo nashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Haleluya! Mbega njya ngereranya gufata iyo ufashe n'urugero ugaceza abami babiri, ugakorera Satani ugakorera n'Imana, bimeze nko kuba ufite umugore wawe w'isezerano washakanye nawe mukunda, byarangiza ukamuca inyuma. Reka nkubwire impamvu, ni umugore wawe yarakubyariye, yakubyariye abana beza, niba ataranabyara ejo azabyara, kuko ndahamya neza ndi mu buhamya njya nanga ko namaze imyaka 5 narabyara, kandi nukuri nabanaga n'umugabo. Haleluya! Si uko nari mfite ikindi bintu nakoresheje, ahubwo nategereje isezerano ry'Imana. Haleluya! Mana ishimwe kandi habwe icyubahiro cyane. Impamvu mvuze gutyo nuko mbizi neza ko wowe mugabo cyangwa se wowe mugore, haleluya, iyo muri umwe, ubundi iyo bari gusezerana imbere y'Imana avuga ngo mubaye umubiri umwe, iyo umaze kugenda uba wamaze kuba undi wundi, ntago mamukira umubiri umwe kuko warangije kumucika. Imitsi ibiri turi gukorera Imana, turi no gukorera na Satani. Niyo mpamvu abakozi b'Imana tutagisobanukirwa. Mana ishimwe. Haleluya! Mana ishimwe. Ngariko ngo ubu bwoko bw'Imana ngo bubonye ngo Mose atinze, ngo bubonye ngo hari ibitinze kugira ngo babashe kuruhuka, ngo barabwira Aroni ngo nabaremere izindi mana mu maso yabo. Mbega ngo abaremere izindi mana, barangije bakwetura ng'imeta bazigira imana zabo. Muri iyi minsi hayiwa zota eneboya sire mando darayi zoleka tutaye. Muri iyi minsi dufite ibintu twimitse ibintu, twafashe korona tuyihindura nkaho tutari kumenya impamvu y'Imana iri kuyizana, turangije rata twishakira izindi mana zituma tumenya ko korona itakiriho. Ariko reka mbabwire, mukurikirane mumenye koko mu minsi ya nyuma hariho ibintu biteye ubwoba, kandi hariho ibimenyetso by'inzaduka. Kristo nashimwe. Ariko numvishije ijambo nshaka gusomamo hano, numvishije ijambo riramfasha. Haleluya! Imana ishimwe. Mukuva nyine aho nasomye 32 numvise umurongo waho wa 7 ngo Uwiteka ngabwira Mose, haleluya, ngabwira Mose ngo abwira Mose ati manuka ugende kuko ubwoko bwawe, haleluya, wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononye. Mana ishimwe. Ngo bateshutse vuba bava mu nzira nabategetse. Haleluya! Haleluya! Amen. Ngo bava mu nzira ngo yabategetse. Mbega turi konona inzira yacu. Haleluya! Reka mbabwire ubuhanuzi bukomeye nicaka mite nsoza. Kristo nashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Kristo wacu nashimwe. Amen. Kandi ahabwe icyubahiro. Haleluya! Ngo kubera ko ngo bononye bateshuka inzira nababwiye ngo bacemo. Haleluya! Amen. Nicyo kitumye Imana iri
iri kutuzanira ibintu ntitubashe gusobanukirwa kuko twateshutse inzira y'Imana. Kristo nashimwe. Tumaje guteshuka inzira y'Imana, twebwe twiremera izindi nzira. Kristo arebye inzira twiremeye abona kuzinyuramo biroroshye, nawe arema indi nzira yiwe. Haleluya, haleluya. Ntabwo wadufite nubwo mu buzima bitoroshye, kuko Satani uturwanya ari ikiremwa, ariko uturwanirira we n'umuremyi. Kandi burya Satani ni umurwanyi, ariko ntabwo ari umuneshi. Zahabu iracyari zahabu nubwo yatawe mu myanda, ariko ni kurwamiza avamo ikiri zahabu. Isezerano riracyari isezerano nubwo ryahuye n'amakuba n'ibigeragezo n'ibiridindiza, ariko ntakizabuza umugambi w'Imana gusohora. Isezerano riracyari isezerano. Haleluya, amina. Ubundi ku muntu wamenye Imana aracyafite isezerano, ko isezerano ari isezerano. Imana ishimwe. Haleluya, amin. Uyu munsi cyangwa se iyi saha mbabarira unyemerere were gufata ngo ibintu ngo byimike, dutegereze Imana idutabare kandi Imana iturengere. Naririmbye indirimbo ibango nanone uzaturengere ngo tugeze kugupfa, nanone izaturengere tugeze muri ibi bihe bigoye. Haleluya, umva ukuntu natinye Imana muri iyi minsi. Byo we natinye Imana ho, haba ku muntu ukomeye, haba ku woroheje, haba ku kimuga, haba ku ufite amaguru, haba ku mpumyi, haba ku muntu ureba, haba ku muntu ubyara, haba kutabyara. Icyo cyerezo twese kituri ku mutwe. Haleluya, bere gushaka kuvuga ngo Imana ishimwe, niba banze batinye inkoni y'Imana, babanze bongere bimike ubwami bw'Imana, bere kwimika ubwami ngo babwimikane na politike. Ntago politike yajya gufata ikintu ngo ifate ngo corona ngo nize mu gihugu ngo abaturage ngo bajye muri guma mu rugo. Igihugu cyacu barabizi ko ari gitoya cyane. Ntago ibyo bintu njya mbyemera, ahubwo nemera yuko Imana ari inkoni y'Imana irimo irazana. Imana ishimwe, ndemera yuko inkoni y'Imana yaraje, ahubwo ntago turasobanukirwa ngo tumenye imirimo y'Imana. Ndabizi ko ibi nimara kubivugwa ndatukwa cyangwa se ndanabwirwa n'amagambo mabi, ariko nibemerera Imana ibashe kongera kumanuka, yongere ikiza igihugu cyacu n'isi yose. Haleluya, kuko Imana iri mu isi yose, niyo Mana iri mu gihugu cy'u Rwanda. Rero niyo mpamvu mbaga ngo kwa karinywa n'Imana, yaba ari politike byakabaye kuza mu Rwanda gusa. Imana ishimwe. Haleluya, yaba ari ukuvuga ngo ni inyungu bakeneye, byakagombye kuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa. Ahandi ugasanga na amahoro, tukaka inkunga cyangwa se tugashaka business bikunguka, igihugu kigashaka business. Ahubwo ni inkoni y'Imana yaje mu isi yose. Haleluya, haleluya. Ariko ngo hari umunsi mukuru w'Uwiteka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuko ngejo ntago ari uyu munsi, ngejo ngo hazabaho umunsi w'iki w'Uwiteka. Kubakurikiranye ijambo nashoje vuga ngo ejo hazabaho umunsi w'Uwiteka. Haleluya, nyemerera niwimika Imana, ejo habeho umunsi w'Uwiteka ku buzima bwawe. Ndimo ndabona umbabari ukemerera Imana ikaza mu buzima bwawe, ejo haba umunsi mukuru ku buzima bwawe. Byashoka ko n'iki cyerezo cyahagarara, hakaba umunsi mukuru ku buzima bw'Abanyarwanda, hakaba umunsi mukuru ku mahanga, hakaba umunsi mukuru ku gihugu cyose, kubera ko hari impamvu rata twemereye Imana. Haleluya, amen. Ele yasire zota ene bamando dara zopitu ta ene naho mvuga ngo ngiye kubwira abantu ubuhanuzi. Haleluya, amen. Reka nangariza isi yose. Haleluya, amen. Haleluya, twakinishije Imana niko numvishijwe irimbwira. Haleluya, tuyigira nkaho ari umwana w'umuntu kandi Imana ntago ari umwana w'umuntu. Imana ishimwe. Ubu icyaha twakigize nko gukina gorobe. Nivuga gorobe we bashaka kuba batari bubyumve cyane, reka mvuge ngo biyari. Icyaha twakigize nko gukina biyari, cyangwa se batari bwumve biyari bari bwumve basi igisoro. Ni ibintu byumvikana. Haleluya, amen. Hari igisoro, hari biyari, hari gorobe. Turangije dufata icyaha tukigira nko gukina ibyo bintu byose. Birangije twumva ko icyaha cyose uko tugikoze buri munota cyangwa se buri segonda turugi imbere y'Imana, tukihana tukababarira. Ariko tugeze mu gihe gikomeye, tugeze mu bihe biruhije, tugeze mu handi uzajya ubwira Imana ukajya
ukagira ngo Imana ni kukumva kandi yakumvishije. Mbabara unyemerere uhereye umunsi uce bugufi, ejo hazaba umunsi mukuru kuwuteka ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndimo ndabwira abantu ngo niwemerera Imana ikaza mu buzima bwawe, niwemerera Imana igatura mu mutima wawe, niwemerera Imana igatura mu nzu yawe, niwemerera Imana mukagendana, niwemerera Imana wa mupasiteri we ikaguhagararaho. Haleluya. Niwemerera Imana wa muririmbyi we ikaguhagararaho, niwemerera Imana. Muri iyi minsi nanga abantu bari gusenga kuko bari kugushwa natwe b'abakozi b'Imana, ariko nitwemerera Imana niko ubuhanuzi buri kuvuga. Ntago tuzijya dutekereza ko korona itari, tuzatekereza tuvuge ngo Mana tuciye bugufi imbere yawe. Haleluya. Twongeye guca bugufi imbere yawe ko tumaze gusobanukirwa ko atari politiki ahubwo ari inkoni y'Imana rata turi guhura nayo. Ejo bundi ndyamye nararose, cyangwa ndakuvuga ngo nararose. Mana ishimwe. Nazirote rimwe n'inzozi naroteye umuntu mbona bamuciye amabere, mbona baramubaze ndamuhamaga kuko twari tuziranye. Mbona ngo bamubaza amabere yombi. Ngewe nabaha nimero y'uwo muntu bakazamuhamagara bakamubaza. Ndangenda bati ko mbonye nyoko bukwe bamubaze amabere yombi. Joel yaramamaga yahise aturikarare ndabati wirena nyemerera uvugane nanjye niko mbonye. Haleluya. Arangije arambya ngo nsengera Imana ngo mama ngo butuvugane nani amwita mama ariko ni nyirabukwe. Ngo nyemerera unsengera Imana ngo mama ngo yagiye hanze bagiye kumubaga. Ngariko ngari kumwe ngo n'umugabo wanje niwe ngo ni mabukwe. Ndanye nabaye ko mbona bazwa amabera abiri nkabona guye kwiseta. Twarasenze duhera mu gitondo. Tusenga Imana turayitaba. Hari ikintu tutari gutabaza Imana. Reka dutabaza Imana tumenye iki cyorezo kiri gutuma kiri kuza. Twere gufata tuvuge ngo hari impamvu iri kubitera. Nayo kuko biri ku muntu wese, biri kuri perezida, biri kumwungirije, biri ku mukuru w'umudugudu, biri ku mukuru w'isiba, biri ku muturage mwisi yose. Haleluya. Jo nawe bikuriho mwisi yose bituriho. Ni cyorezo ni inkoni y'Imana. Reka twumvire Imana. Berangije ndamusengera turanye tujye kora mbona barayabaza ariko mbona Imana ikuyeho ngo kugwa kwiseta. Haleluya. Amen. Sinzi nje nabonaga ari inzozi namwe ngo ndarose, ntago namubwiye ngo mbonye neretswe namwe ndarose. Numva inzozi zineye ubwo biba ngombwa ko nzi kubwira wanyemerera inzozi tukazisenya. Nibwo yansobanuriye guri ejo bundi nabonye mbona noneho mbona haje icyorezo. Haleluya. Mbona haje icyorezo hahandi bavuga ngo ni business, mbona noneho bahinduyemo kuvuga ngo byashoka ko ngo intambara iciyeho, ngo intambara iraje. Ndanye na kubera ko cyari icyorezo cyari kiri byabaye ngombwa kandi bavuga ngo noneho ni intambara yaje mu bwihisho. Tugiye kujya tuhura n'ibyorezo tuvuge ngo ni intambara nta masasa ariho. Haleluya. Mana ishimwe. Ariko mureke dusengere n'igihugu, dusengere isi yose Imana ikureho intambara zirudaca z'ibyorezo biri kuza tutazaho biturutse. Haleluya. Amen. Imirimo y'Imana ngo hazabaho umunsi mukuru w'Uwiteka ngo nitwemerera Imana ngo twariremeye izindi mana ngo ariko nitwemerera Imana rata kare yavuganye natwe hazabaho umunsi w'Uwiteka. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Mana ishimwe. Hari ibintu ndimo ndagenda menya ubwenge. Nagiye numva basaza mbona imbere yacu bagenda batubwira ngo mu myaka twamaze ngo ntago mwebwe muzayimara, tukajya ngo nubundi tukajya nyine nayo abasaza. Ariko naje gusanga abasaza nkuko Imana ngo yarinze basogokuruza. Haleluya. Naje gusanga yarabavugiragamo atari n'abahanuzi barengereye. Haleluya. Ahubwo Imana yajyaga ibana nabikabavugiramo. Birangije koko ubu muri iki gihe wera umuntu ajya imyaka 50 akava ngo nshimye Imana. Iyo ni imirimo y'Imana. Haleluya. Umuntu arabyibuha yamara kubyibuha nta kintu yahuye nacyo, wajya kwa muganga ukamusangamo umuvuduko, ukamusangamo diabete, ukamusangamo kanseri, ukamusangamo indwara z'inzaduka. Ni mu misi ya nyuma. Haleluya. Ndashaka kubwira abantu bakurikiye badukurikiye banyemerere dusengana Imana. Haleluya. Ndi gusoza banyemerere dusengana Imana, dutabaza Imana twonye dusubire ku gicaniro.
Aleluya. Nitumara gusubira ku gicaniro habeho umunsi w'Uwiteka. Aleluya. Umunsi mukuru w'Uwiteka uruta anniversaire yawe. Umunsi mukuru w'Uwiteka uruta ubukwe bwawe. Uwo munsi urabizi ko ubukwe buryoha. Sindabukora ariko nabonye ubukwe buryoha. Mana ishimwe. Kuko njya mbutaha kesha. Umunsi w'Uwiteka uruta umukunzi wawe yaje kukubwira ngo uyu munsi ni impeta y'urukundo nkwambitse. Haleluya. Niwe munsi mukuru nabonye w'Uwiteka. Iyo wahuye n'Imana nibwo ubuhuye n'ikintu gikomeye ku buzima bwawe kikunejeje kuruta guhura n'umuntu aje kugukora anniversaire. Haleluya. Haleluya. Baragutungura bakakubwira ngo duhurira ahantu bakagumenaho amazi. Iyo ni anniversaire yo mwisi. Baragutungura bakakubwira ngo baje kuguterera ivi. Iyo ni anniversaire y'isi. Baragutungura bakakubwira ngo ubukwe bwawe utariki barayitangaje ukambara agatimba gahenze. Iyo ni anniversaire y'isi. Ariko duhura na anniversaire y'Imana ku buzima bwacu nidusenga Imana. Haleluya. Mana ishimwe. Kadusenga Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jowe mbabarira ndirimba akarimbo gasoreza Yego. iri jambo. Mana ishimwe. Nibirangira nsengera abantu nyemerera umwanya nsengera abantu. Nta kibazo rwose. Impamvu ndi bubasenge ndashaka ko abantu basobanukirwe Imana icyari cyo. Basobanukirwe n'ibyorezo biri kuza byoherejwe naho tutazi. Byashoka ko Imana iri miranyanga idukebure. Tubasha gusaba ku gicaniro. Mbere abantu Joera ngewe menye Imana nabonaga abantu basenga Imana babirimo neza. Ariko uko ngenda nditindamo ejo bene nabonye akantu kuri state y'umuntu mitanga kuraho mbona umwana w'umukobwa mwiza avuze ibintu numva umutima wanjye urikanze. Okay, ntago ari byiza ko dushyira abakozi b'Imana hanze ariko ni nabyiza ko twiga tukanamenya. Ngiye kumva numva yavuze ijambo rivuga ngo abapasteri ngo muri iki gihe ngo nizina ngo ntago bibari imbere. Ngo kubera ko ngo biratangaje kujyana n'umupasteri ngo mugasohokana ngo mbere kujya muryamanye ngo akagusengera. Numva ibyo bintu birambabaje. Ngakagusenya ngumva ngo bamama ngo nawe ngo mugahora musengera abagabo banyu ngo kumbi ngo twarabajyanye ngo twarana bamazi. Okay, narababaye ndavuga ngo Mana nibi ngibi nukubera twishakiye zameta ngo zitubera Imana kandi nyamara twirengagije ko dufite Imana iruta izindi Mana dutekereza. Haleluya. Reka ndirimbe aka karirimbo mu ndirimbo zanjye. Hari indirimbo ya mbere mfite ngo Yesu ahugeze barira usiga baseka akirishimwe rivuye ku ndiba y'umutima wanjye. Yesu ahugeze barira usiga baseka akirishimwe rivuye ku ndiba y'umutima wanjye. Haleluya. Iyo ni mu ndirimbo zimwe niba nkunda kuririmba niba mushaka kuririmba iyi ndirimbo nkayiherekereza ijambo ryayo ariko mbwira abantu ngo bere kwishakira izindi Mana mu maso yabo bere kwiremera izindi Mana kuko bari guhura n'ibyorezo ngo bumve ko corona ngo yatumye ngo umuntu ngapagana ngo nubundi ngo na myaka 100 ibyo bintu tsigaye maze imisi mbyumva ngo bazamara kwisi ngo reka bamwe inzoga nibangira bajya kubwiriza ngo reka tujye gusambana ngo nubundi nansengero ngo zirafunze. Aho urusengero mu mutima wawe rurimo. Haleluya. Aho wicaye aho ngaho wicaranye n'Imana. Aho uri kugenda wicaranye n'Imana. Ntago Imana iba ku musozi wakanyarira, ntago Imana iba mu muhanda, nta nubwo Imana iba mu rusengero rwawe, nta nubwo Imana iba mu nsengero za Zayoni, ahubwo aho wicaranye n'Imana. Haleluya. Kuko muticaranye warara upfuye kandi utazi ikikwishe. Nubwo abapfa ntago mvuze ko badafite Imana, ahubwo uticaranye nayo ntago wabaho. Haleluya. Nuhura n'amakuba ukabona kugarije bibwira Imana ishoboye byose kuruta uko bitekereza. Bibwira Imana ishoboye byose kuruta uko bitekereza. Nutangira urugendo ugiye mu murimo wawe cyangwa mu murimo w'Imana. Bibwira Imana ishoboye byose kuruta uko bitekereza. Yewe mukobwa uri guhura n'inzitane nyinshi muri uru rugendo bibwira Imana ishoboye byose kuruta uko bitekereza. Yewe musore uri kubura icyerekezo ukabura aho kwirwanaho ujya bibwira Imana
ishoboye byose kuruta uko ubitekereza wowe uruhijwe n'urugo ukararurira ukumva inzitane zibaye nyinshi bibwira Imana ishoboye byose kuruta uko ubitekereza wabuze akazi ugashaka izindi mana mu maso yawe cyangwa se wabuze uko ubigenza waradepoje biranga uburu wakurengera bibwira Imana ishoboye byose kuruta uko ubitekereza nutangira umushinga wawe ushaka kujya mu murima wawe ukabona nawe waca ukabura nta n'uwagusinyira dufite Imana igibasha gusinya bibwira Imana yawe ishoboye byose kuruta uko ubitekereza ele yasire zotaya mando dara zopirere tutaya turagushimye uri Imana nziza uri Imana ikomeye uri rubasha kandi urera urakiranuka ayiwe tumaze gusobanukirwa ko twiremeye izindi mana turi gushaka agakiza aho katari ariko tumenye ko imbere yawe ariho tubonera amahoro Kristo icyubahiro ni cyawe sengeye buri munyarwanda wese sengeye buri munyamahanga wese sengeye umuzungu sengeye ayiwe sengeye abo tudahuje ururimi papa nubabera Imana kuko ni Imana iri hejuru ya byose icyubahiro ni cyawe teka iyo papa zotaya sire mando dara zopirere tuta ene kuwa yasire zoleka ataya sire ndasenze sengeye igihugu cy'u Rwanda sengeye perezida sengeye abamwungirije sengeye buri buyobozi bwose aho buva bukagera ndamasengeye Mana datanye ntacyo bafite cyo gukora kuri iki cyorezo ariko wabakoreramo nk'Imana bakagira icyo bakora yasire abanyabwenge wabasobanurira hari ibyo bahishwe kubera wowe hari ikiri gutuma bitaboneka papa suko imiti itaboneka ariko wowe uri umuti uruta indi miti yose dutekereza erega ijambo ryitwa uri dogiteri w'abadogiteri uromora womora inguma turabizi ujya ukiza abari ku iseta bagiye gupfa ukabakiza ukitambika ku munsi wa nyuma kuri finali bagahereza Imana icyubahiro natwe tukweretse iki cyorezo kiri muri uru Rwanda tukweretse icyorezo kiri mu isi yose ngo ubashe guhagarika kuko twebwe ntitwabyihagarikira papa turabizi ko uhagaritse kandi n'ibindi bigiye kuza Mana we kandi n'ikindi cyorezo kigiye kuza tukacyita intambara atari intambara turagihagaritse mu izina rya Yesu ku bubasha bwawe byashoka ko byatugera bikatubera ikimenyetso ariko wowe ubasha guhagarika n'ibimenyetso ntago tuzi impamvu uzabikora situzi n'ikizatuma ubikora ariko ushoboye byose kuruta uko tubitekereza mu izina rya Yesu buri muntu wese wankurikiranye ndamusenge umuhereza umugisha yaba umukobwa yaba umusore yaba umumama yaba umupapa bose ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo yaba umunyamakuru wabashije kungeraho umuhereza umugisha kuko uri Imana ishoboye byose kandi nanjye uvuze ijambo ryawe undindana ubuntu bwawe ni mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen. Yes mama Fiona reka tugushimire cyane kuba wateye intambwe ukatuganiriza ukaduha ubutumwa bw'Imana Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bakora iguhereza umugisha cyane kandi n'utakusari kuzabura kubona umusaruro tugana ku musozo hari umuntu washaka kukuvugisha ku mpamvu zitandukanye watanga nimero ya telefone ubundi tugasoza irivuga butumwa Imana ishimwe ni 07 12 19 922 tuyisubiremo 07 12 19 922 wayiburaho ukamamagara kuri 07 0 6 3 11 5 0 6 3 11 kandi iriya ya mbere ni nayo iri kuri WhatsApp Imana ibahereza umugisha urakoze cyane Imana nayo guha umugisha haleluya amen.